Tunga kubasuhuza mwese bakunze b'ikiganiro The Voice of Youth aho muherere hose mu nce zitandukanye tubifurije ibihe byiza mugume mugubwe neza. Akaba ari David Shaka Oscar rero muri studio muri kumwe nawe ndetse tukaba tubafitiye n'umushitsi udasanzwe muri studio zacu. Uwo murimbyi rero akaba yaramamaye cyane yaramenyekanye cyane muri ministry ikorera mu Rwanda yitwa True Promises Ministry. Mwese murayizi amukurikirana indirimbo zabo kuri YouTube, WhatsApp n'ahandi hatandukanye, ibitaramo byabo murabireba. Rero akaba ari umurimbyi rwose wazamukanye imbaraga zidasanzwe muri iki gihe. Rero nababwiye ngo simbicisha amatsiko, reka ndeke kubatindira mwiyegereze muri studio zacu atubwira amazina yiwe hanyuma dukomeze ikiganiro cacu cy'uyu munsi. Victory belongs to you, Lord. Victory belongs to you. Murakoze amazina yanjye Mukandayisenga Esro, ndi umuririmbyi muri True Promises Ministry mu Rwanda. Wow, mwiyumviye ijwi ry'umwimerere. Rero ibyiza biri imbere ntimuje kure ntimucike rwose n'ikiganiro cy'uyu munsi ababikiye byinshi, abafitiye byinshi. Muraza kwiyumvira rero. Rero dukomeza ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Nagira ngo mubaze akabazo k'amatsiko. Ukiri mutoya, nakaye gasha cyangwa se agatendo wabarakoze kugeza n'uyu munsi, cyangwa se kakubayeho cyangwa wabonye kugeza n'uyu munsi utaribagirwa kakigora mu bitekerezo. Hari ikintu ntazibagirwa, igihe twakoze amasengesho yo kwiyiriza tukiri abana na korali yacu, bigeze aho ngaho ngendananirwa ku munsi wa kabiri biba ngombwa ko bantekera igikoma. Bene data twari dufatikanyije nabo baraprofita bagirirwa ayo mahirwe nabo yo kukinywaho. Ako kantu kabisa nagatekereza nkumva ni amateka kabisa sinzakibagirwa kabisa. Birumvikana iminsi itatu ni ikintu kigoye kabisa kwihanganira utarya. Rero Ndayisenga kumuririmbyi umuramyi uririmba indirimbo z'Imana, wo tubwira ibintu bitatu udashobora kubaho udafite cyangwa se udakwije mu buzima bwawe. Wenda tuvuge mu buzima busanzwe. Ngewe ku giti cyanjye ntibishoboka ko nabaho icya mbere ndafite. Reka mbanze mvuge mu buzima busanzwe ntabwo nabaho umutima udakora, umutima udatera, nta buzima buba buhari. Kandi sinabaho ndafite umwuka uyu wo guhumeka, apana umwuka wo mu mwuka. Ikindi kintu gikomera ngira ngo mvuge, ntabwo nabaho ndafite Imana, Umwana n'Umwuka Wera, kuko ntibigaragara yuko twabaho ibyo bintu tutabifite. Iyo ibyo bintu bitatu nimo tutabifite, imbere y'Imana byitwa yuko twapfuye duhagaze, bityo ntabwo tuba turiho mu bundi buryo. Urebye abantu benshi bakuzi uririmba mu bitaramo muri True Promises, mu ma events atandukanye. Mu by'ukuri bakaba kwibaza ese Ndayisenga impano yo kuririmba uyikomora he? Ese yavuye he? Watubwira imvano y'impano yawe igihe wayitangiriye, wari ufite imyaka ingahe? Wenda abantu babasha kuba basobanukirwa hejuru y'impano yawe uburyo yakujemo. Yes, murakoze. Imvano y'impano yo kuririmba ni Imana y'impano. Iyo niyo mva n'imvano.
ikomoka kuri ba sogokuruza. Aba Imana yarayibahaye, ariko Imana yantekereje kera nabo batarabaho. Iyi irayimpa rero ibanyuzamo, ngira amahirwe namusanga bafite iyo mpano. Uko dukunda kuvuga yabakomotsemo, ariko imva n'imvano n'Imana yayitanze, kubera kuko hari abavandimwe tuvukana batayifite, nabo bafite izindi. Bivuze ngo Imana nawe yabahaye izindi mpano bitewe n'umuhamagaro Imana yabahaye kuzakora hano mu isi. Nibutse neza icyo gihe natangiye gukoresha impano yo kuririmba tukiwe muri Sunday School. Ndibuka neza ko nari mfite imyaka nk'umunani kabisa. Niyo myaka natangiriyeho kuririmba. Abaririmbyi benshi cyangwa se bamwe na bamwe usanga bafite impano yo kuririmba mu rwego rwo hejuru, ariko mu by'ukuri bakaba batokwiyandikira indirimbo cyangwa se batohimba indirimbo. Ese wo ku giti cyawe uraririmba gusa cyangwa se ufite n'uburyo n'ububasha bwo kuba kwandika indirimbo cyangwa se guhimba indirimbo? Ndaririmba, ariko iyo ngiriwe amahirwe ngahumekerwa n'Imana, ngahishurirwa indirimbo mu buryo bumwe se cyangwa ubundi, haba mu ijambo, haba ndi gusenga, haba wenda n'ubundi buryo umwuka yabimishuriramo, nicyo gihe nitwa umuhimbyi w'ako gahe, kubera ko ntabwo gahoraho. Mpimba bitewe n'igihe numvishe nahishuriwe indirimbo. Naho ubundi ntabwo navuga ngo ndi umuhimbyi perimana, mpimba bitewe n'igihe numvishe indirimbo yaje. Wenda ukwiye kuririmba, niyo mpano yindi yaba ari imbere cyangwa se ubu nyine wenda wifuzaga ko Imana yaguha, ndetse utubwire n'impamvu wabyifuzaga? Mu by'ukuri njyewe ikintu nsaba Imana nk'impano, reka mbyite nk'impano, nkeneye kandi cyangwa se nifuza ko Imana yankomereza mu mpano Imana yampaye zirampagisha, kuko ninzikoresha neza nta rubanza nzagirana n'Imana, kuko ubwinshi bw'impano ntabwo ari wo mumaro. Umumaro ni ugukoresha impano iyo ari yo yose Imana yaguhaye, ukayibyazamo umusaruro, ukayikoramo nk'uko Imana igutegekera kuyikora, hanyuma ugahabwa umugisha ugahabwa umugisha ungana n'ushobora kuba afite impano nyinshi nawe akazikoresha neza. Icyangombwa nifuza nuko Imana yankomereza mu mpano Imana yampaye, numva zimpagije kandi ziranyura. Ngicyo rwose kirasobanutse, nta n'ibindi nje norenzaho, ubashije kugisobanura neza cyane. Rero twagira ngo kubaze mu baririmbyi cyangwa se abahanzi nyafurika baririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, ese nuwe musani cyangwa se muririmbyi woba wemera ukaba wanamwigiraho ndetse n'ibintu bitandukanye mu buryo bwo kuzamura imiririmbire yawe? Murakoze cyane. Mu bahanzi nyafurika baririmbira Imana, baririmba indirimbo z'Imana, nkunda umuhanzi bita Benjamin Dube kabisa. Ni umuhanzi atararirimba, physical appearance yiwe ibikwereka yuko kabisa, bitewe n'uko umuntu abona. Hari igihe tureba ariko ntitubona, ariko hari igihe mbere yo kuririmba umubona gusa ahagaze ukabona amakuru. Rero Benjamin Dube niyo muririmbyi numva nkunda kandi nkora nigiraho. Nubwo tutabana ariko hari ukuntu hari ibintu mwigiraho, bigatuma nanjye hari aho nagera narakoze kabisa. Benjamin Dube ni umuhanga mu miririmbire yiwe, ubona aririmba kabisa, uwo mwigiraho byinshi nawe. Yabitangiye kera cyane, ni umuririmbyi w'umunya South Africa. Rero akaba yarabitangiye muri za 86 gutyo. Wenda woshakisha amakuru yiwe ukamumenya nawe, kuko ni umuririmbyi rwose wabigize umwuga kuva kera kandi akaba afitemo ubuhanga budasanzwe. Rero dukomeza mubaze wenda ikibazo wenda coba gitandukanye n'ibingibi ho bukeya. Ndibuka mu minsi yashize hari korale nagiye kuvisitinga nyine n'inshuti yanje, bafite repetition nyine, hanyuma tugezeyo bagurutse umusore umwe ico gihe ngabigisha indirimbo nyine. None umusore arahaguruka atangiye kwigisha indirimbo, imvururu ziraba, bamwe barayanga abandi bakayishima. None abayanze rero bakayanga yuko ari indirimbo ya kera, kandi mu by'ukuri irimwo ubutumwa bwofasha abantu.
abantu bakeneye muri iki gihe. Ariko kuba gusa yarahimbwe kera, babasha kuba batokwiga iyo ndirimbo kuri uwo munsi kubera ko ari iya kera. Rero muhangira mubaze no nk'umurimbyi urimba indirimbo z'Imana muri iki gihe tugezemo, ese wo tugira itandukaniro hagati y'indirimbo z'Imana za kera n'indirimbo z'Imana z'iki gihe? indirimbo za kera n'iz'ubu, ubundi ngewe ko ntekereza ntabwo indirimbo igira agaciro, ntabwo indirimbo igira umumaro bitewe n'igihe yakorewe. Indirimbo igira umumaro bitewe n'umwuka uyiherekeje, bitewe n'aho yaturutse. Rero igihe ntabwo kiditamayininga indirimbo ngo kiyiheshe agaciro, ngo iza kera ngo nizo zabagamo amavuta, ngo iz'ubu. Indirimbo igira agaciro bitewe n'umwuka uyiherekeje. Ubwo rero niba indirimbo za kera, wenda itandukaniro nabonamo gusa nuko muri iki gihe abakristo dufite ikibazo cyo kugendana n'igihe, turi mu kugerageza ngo natwe tugendane n'igihe. Ugasanga ngereranyije nuko indirimbo za kera zabaga ziri, zabaga ibyo ari byose zabaga ari ndende, ariko iz'ubu dusigaye duhimba indirimbo nyine ngo zitarambira abantu bitewe nyine n'iterambere tugezemo. Iryo ni ryo tandukaniro nagira. Ariko indirimbo iyo ari yo yose, yaba ntoya yaba nini, igira agaciro n'umwuka uyiherekeje. Uwo mwuka niwo uzuyiha imbaraga zo kugira icyo ukora mu bwoko bw'Imana. Noneho wewe ku giti cyawe urashobora kuduheza noneho ipica y'imirimbire yawe ya kera n'imirimbire yawe y'ubu nyine? Ishusho y'uko naririmbaga nkikiri umwana nuko naririmbaga ubu ngubu biratandukanye. Kuko nkikiri umwana, hari igihe umwana akora ibyo atazi. Hari igihe nkikiri umwana naririmbaga nyine nkumva biraho, ariko maze gukura Imana yagiye impishurira, Imana yagiye inyigaragariza, Imana yagiye ingira kubw'imbabazi zayo, Imana yagiye inyimenyekanisha, menya ibyo ngomba gukora, menya yuko ndakwiye kurimba kugira ngo entertaining abantu, ngomba kurimba kugira ngo entertaining Imana, bityo Imana ize ihesha umugisha ubwoko bwayo. Iyo niyo shusho nabaha, kuko mbere naririmbaga wenda ntazi ibyo ndimo, ariko ubu ngubu ndashima Yesu ko yangiriye neza, ndirimba nzibyo. Birumvikana. Buriya ukora practice nka kangahe mwiyenga? Nkora practice hamwe n'abandi turirimbana, kuko ntabwo ndi umuhanzi ku giti cyanjye. Turepeta kabiri cyangwa se gatatu bitewe n'impamvu runaka zabaye z'umwihariko. Abantu baba bibaza ati ese noneho ko tukubona mu bitaramo gusa, mu buzima busanzwe noneho nyuma noneho behind the talent yawe, muri free time yawe, noneho nta ma practice, nta church, mu buzima busanzwe gusa, ese ukora iki? Ukunze kuba ukora iki muri free time yanjye? Nkunda kumva radio cyangwa se kuba ndi kumva indirimbo. Nibyo bintu bikunda nibyo bintu nkunda kuba ndimo akenshi. Iyo mbonye akanya mfata indirimbo nkumva uko abandi baririmba, nkumva uko abandi aho bageze, bityo nkanumva na radio. Murakoze cyane. Wenda tugana ku musozo wacu. Akaryoshye ntigahora mwitama, ariko nagira mubaze ese nihe nama uheza urubyiruko mu buryo bwo kwizamura ndetse no kwiteza imbere, cyane cyane binyuze mu mpano zabo zo kuririmba ndetse n'izindi zitandukanye? Message nababwira, icya mbere, kuririmba si cyo cyihutirwa, kuririmba si cyo cyangombwa cyane. Mbere yuko turirimba tugomba kuba ibyo dushaka kuzaririmba. Iyo niyo message ikomeye, kuko kuririmba ntibigira umumaro igihe ibyo uririmba utabibamo cyangwa se utabiviva. Iyo niyo message ya mbere nashishikariza urubyiruko bagenzi banjye. Iya kabiri, nabashishikariza kuba ubutumwa, kuko uburirimbyi ni imwe mu ivugabutumwa, ni uburyo bumwe bukoreshwa nk'ivugabutumwa. Rero ntabwo twavuga ubutumwa tutaraba ubutumwa natwe.
akenshi twihatira kujya kuririmba gufata za mikoro ariko tutaraba ubutumwa. Abantu batureba ntibabone itandukaniro hagati y'abo hanze natwe abitwa ko turi abakristo. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo nibabona imirimo yanyu myiza gusa bahere ko bahimbaze Data wo mu ijuru. Icya gatatu nababwira nk'inama ni ukumenya abo turi imbere y'Imana, kuko hirya yo kuririmba dukwiye kuba abakristo tugahinduka rwose tugize imitima mishya, kuko ntabwo navuze kuko uburirimbyi ari ivugabutumwa, ntabwo twajya kubwira abantu guhinduka kandi ibyo tubabwira guhindukaho natwe tutarabihindukaho, ubwo nta butumwa bwaba burimo, ni ukubeshya abantu. Rero ndabashishikariza nanasaba Imana kugira ngo itwishurire tumenye ibyo turimo gukora, tumenye kuko duhagarariye Imana hano ku isi, tudakwiye gukora ibyo dushaka, dukwiye gukora ibyo Imana ishaka. Bityo Imana iyo ari yose Imana yaguha ukayikoresha neza. Imana ntugirane urubanza n'Imana, kuko nta kindi Imana dupfa nuko tudakora icyo duhamagarirwa gukora, ariko tugasaba Imana ngo iduhe ibyo dushaka. Kandi out of calling it is out of blessing. Nidukora ibyo Imana ishaka, haba ari uburirimbyi, haba ari izindi mpano, icyangombwa nuko tubanza tukaba ibyo dushaka kubwira abantu. Icyo kintu gifite agaciro imbere y'Imana. Rero iyo niyo message nabwira urubyiruko bagenzi banjye. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Ndayisenga rero tukaba twarifuje kuganira nawe nk'umurimbyi urimba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, umuramyi, kugira ngo afashe noneho bajya bari hasi, kugira ngo nabo babashe kuba bazamuka, baheze ibitekerezo, bagere mu rwego agezemo, ndetse bazamume banazamukane bagere no mu zindi nzego wenda bose bifuza kuba bageramo. Mu by'ukuri rero kuba waratwitabye ukavuga ati nzabasura kandi ukaba wabishoje, tukaba twakubonye kuri uyu munsi wa none, tukaba twaganiriye nawe. Mu by'ukuri Imana yo mu ijuru iguheze umugisha kandi igume ikwagurira imbago. Rero turabigushimiye cyane, kandi uwo mutima w'urukundo uwugumane kandi ugume ufashe urubyiruko rwacu mu buryo nk'ubu ngubu kugira ngo babashe gutera imbere. Rero turagushimiye cyane, ugire ibihe byiza. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Tukaba tuboneye n'umwanya rero wo gushimira abakunzi ba The Voice of Youth aho muherereye hose ku isi, mu bice bitandukanye. Mu by'ukuri imbaraga zanyu nizo ziduhesha imbaraga zo kuba twakora ibintu nk'ibi ngibi. Iyo tubona mudushigikira, iyo tubona mutwandikira mukatubwira yuko mukurikirana ibiganiro byacu, biduhesha imbaraga zidasanzwe, ndetse tukaba twakwifuza gukora n'ibirenze cyangwa se ibiri hejuru y'ibi ngibi. Mbibutse yuko ari The Voice of Youth mu buryo bwo gushigikira ndetse no kuzamura impano mu rubyiruko rwacu muri iki gihe tugezemo. See you guys on Saturday.